JNTV show. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana kuri GNTV show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Kuri ya gahunda yo kukugezaho amazina tugeze ku izina Olive. Tunashimira umukunzi wacu wari tubaje n'inshuti yacu bikomeye cyane. Olive ni izina rihabwa abana b'abakobwa, iyo ari abahungu bahabwa Olivier. Ni izina rikomoka mu Kilatini rikaba rituruka ku bwoko bw'igiti cyitwa Olive. Iki giti gifatwa nk'ikimenyetso cy'amahoro. Olive rero bamwe usanga bamwita Oliva, Oliviero n'ayandi mazina bitewe n'igihugu. Bimwe mu biranga ba Olive rero, Olive usanga ari umuntu w'umunyamahoro, wanga amahane, ngiyo abona hari icyo mushobora gupfa arakikurekera akigendera. Ni umuntu witanga, ukorana ubushake, uzi gukunda kandi ugira amaraso akundwa cyane. Arangwa n'ibikorwa by'ubumuntu, azi kureba kure, agira umutima mwiza, ariko ashobora gutegekwa kubera kutabasha guhakana. Kugira ubumuntu n'ubwitonzi bituma Olive atabasha guhakana. Yewe ngo niyo bimugoye arabyikiriza. Gusanga buri gihe afite amasezerano atarasohoza kuko yemerera buri wese. Akunda ibintu by'ubugeni, gushushanya n'ibindi bijyanye nabyo bimutwara umwanya, akaza kwishimira icyo yakoze kigaragara. Olive akunda umutuzo kugira ngo abashe kwisobanura no kugira ngo agire icyo abwira abandi mu ruhame. Kandi Olive ngo ntago azi kuvugira mu rusaku. Akunda gukorera hamwe n'abandi, gusa uko mwasabana kose agira ibanga. Ntushobora kumenya ibimwerekeyeho. Olive kandi ngo ni umuhanga. Olive ngo iyo akiri umwana aba akunda kumva inkuru, imigani, ibitekerezo n'indirimbo. Ni byiza ko ababyeyi be bagomba kumutoza gukuza impano ze mu muziki, akenshi ngakura abikunze cyane. Nawe niba hari izina yifuza ko twazagusobanurira, twandikire hasi ahagenewe kwandikwa commentaire, ubundi tuzagusubiza twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto byanditseho, ukurikizaho akamenyetso kameze nk'inzogera, izindi nkuru zose tuzakora zizajya zikugeraho ku gihe. Turagushimiye.